gusa ngiye ikintu nisabiraga iyi radio nari babwiye mu minsi mike muraza kumva ndaza kubabwira umuntu uzayigura kuko amakuru ahari nyuma yaho Munyakazi Sadat yibitseho Flash FM ndetse na Flash TV radio ikurikiyeho ishobora kuba iyi ngiyi ya Muvunyi agahita yikukana kuko amakuru arahari. Gusa numvishe ko umushumba arimo ashakisha amafaranga arimo yiguza mu bantu ngo kugira ngo bamuguze agire gute, kugira ngo bamuguze ngo arebe ko yayigura cyangwa se arimo kubwiramo n'abandi kugira ngo imigabane ya Muvunyi bagire. Ariko ngewe ikabwire Muvunyi widuteze iyo radio yawe please nivuge kuri reyo yiza gusenya ikipe z'abafana, yiza gusenya ikipe ya APR, yiza kuvuga kuri APR babuze ibyo bavuga. Ngewe ku buryo mbona iyi radio idakwiye no kuba ikorera no ku butaka bw'u Rwanda kuko urebye ibintu bakora ni ibintu byo gusenya. Iyi radio ngewe ku bwanjye akaba ikorera mu misozi ya za Rwenzori, iyo ngiyo haba abantu b'abadayimoni nabo bita bacwezi, kuko bavuga ko Satani nta kindi kimuzana ni ugusenya, ni ukurimbura, ni ukwica. Kandi ngiye mbona ibikorwa byose abataramu bakora ni nk'ibya Satani kuko ni ugusenya amakipe, ni ukujya. Namwe muzambwire iyi radio muzayumve neza, mwumve niba koko niba yari yazanga ivuga ibintu bizima, niba atari ugusenya, ni ubutiku barimo, ni ibiki byose gwe barahwihwiza. Kubona umuntu w'umugabo urumva imvi zabaye uruyenzi, abandi barashaje baraho ngaho, baraho baririrwa mu buntu bw'ubutiku biraho, abandi baraho barahumekera mu kwaha nk'intuza nk'imiserebanya, baraho gusa ni APR ni yabaso, APR ni yabanyoko, APR ni yabaso, APR ni yabakuru banyu, APR ni yabashiki banyu, APR mwayirekeye banyire murashaka hiki bamwe barwaje pressure birirwa kwa muganga bajya kwivuza, urayishaka hiki wakwiturije. Niba ari gukorera amafaranga, korera amafaranga yawe. Nukurara gusuza ngo uje kuvuga ngo kuri APR gusa ngo babaze iki, ngo babaza abayobozi ngo ba APR. Barakubeshye. Abayobozi ba APR hari bindi barimo, hari utundi tuzi barimo, hari indi mirimo, hari zini nshingano barimo ziba zinakomeye zo kurinda igihugu. Nta nkanswe mwebwe muzana ubwo buntu bw'usurubu bwanyu mumaze guhaga icyakura cyo muri za restaurant. Fred amaze kubakubita ikintu bita icyakura, bahaye akawunga, bahaye isupu y'ubunyobwa, muri aho muturima ibimuhaze. Kanongere nshimire Fred rwose. Mambo vipi Freddy? Abo bahungu uragenda ukabaha amasupu, ukabaha ibiki, bakagenda bakaza baturima ibi, hanyuma bakaza kuri radio bagakora ibidakorwa. Iyi radio mu izina rya Yesu mu birunga iyo ngiyo muntu uza muri za Rwenzori kuko ni haba daimoni bibera, kuko abangaba bakora ibintu bimeze nk'ibyo abadaimoni. Uyu mushefu wabo bamufata nk'uwo bita Kibweteri wayobeje abantu akabajyana mu rusengero, bakajyana amabuje n'iki byose bakarangira bishumitse. Uyu ni nka Kibweteri neza cyane, muzakurikirana amateka ya Kibweteri. Uyu araroha, ni woshya bano bahungu, akagenda akababwira ati mukora ibi nibi. Ndamuzi cyane, ntitwakoranye se? Twarakoranye. Umuntu rero ushuka gutyo, umuntu woshya abantu, uyu ntahataniye n'uwo bita Kibweteri, kandi ngiye mbibabwira hakiri kare. Wowe rero wa muhungu we rwose muri bo bigaragara ko wowe n'uwo mukobwa wacu nimwe muri toya, nimwe mugombe kuba intangarugero. Uwo mukobwa wacu we nawe asigaye ameze nk'uwihebye, niba baramutwaye umugabo. Ariko se reka mbaze uwo mukobwa wacu, Toto Boy kadatereta abagabo, uwe kandi murapfiki yagutwaye umugabo, byagenze biti? Narumiwe ngewe. Uwo mukobwa wacu nako umugore wacu we yaragiye noneho azana gashya, ikipe iri muri shampiyona ngaje kuyica intege, arangiza azana amakuru acuritse atafite ahuriye
arazana ibintu ngo byo mu ikipe y'igihugu ngo ya Uganda Cranes ngo umukinnyi ngo yashyize hanze ngo ubwambure. Ibyo bihuriye namwe mujye mwunyumvira rwa rwango nababwiraga ko aba bantu ntaho bataniye na za ntuza na za nibyo nababwiraga nyine. Umva nta ucambuzi mukigira, nta bintu mukigira, nukuza gusa mukurira umuntu mukavuga. Ahari ibibazo murahazi, aho mwaka shinze imitutu murahazi, aho mugomba kurekebisha murahazi, ariko byarabananiye. Muraho gusa muri baraho baravugiranamo, ntiwamenye uyobora ntiwamenye uyoborwa, bose baraho. Umwe aragira cyo akinjiramo nibyo bavuga. Hari inyoni bita isande, iyo wacaga ku giti nibwo wabyumvaga, cyangwa ubucurama niko bavuga. Iyi radio rero ngewe nyohereje mu misozi ya Rwenzori, abariho FM zaho bariho bajya gushinga iminara. Iyo ngiyo mu badayimoni ko nabibabwiye nta kizana, Bibiri bivuga neza. Dayimoni nta kindi kimuzana, n'ugusenya, n'ukurimbura, n'ukwica, n'ugucamo kabiri, n'ukuza kuvuga ibitari byo, n'ukuza gutandukanya abantu, n'ukuza kugira gute. Uwo rero nibyo bikorwa byabo bakora, n'ukuza kuvuga ati tumwumvishe uyu nguyu n'uyu dukore kuri uyu. Ariko ahanini ibyo byose babikora ariko bagamije kugira ngo YouTube yabigire gute, ibinjirize. Ibyo byose rero nibyo babikora. Radio bayigize YouTube, nukuvuga. Ariko ngewe nyohereje muri iyo misozi kure mu izina rya Yesu, ndayohereje. Ndakuvumye muzongere muvuge ngo natukanye. Waya muteye icyo niki, muteye icyo bita kirisensiya. Abantu barabahaze, mujye mugenda muri comment. Ariko baratangiye rero ngo abangaba ngo baguze ngo abafana ngo kugira ngo bajye bagira gute, ngo baguze abafana ngo kugira ngo bajye baza batukane. Wewe wagura abafana bisi